Kibazo. Kuri siporo. Numva. Asumunda abafana rero. Abafana rero hano sisi. Wese nagufana rero. Ahora rero. Ipo nayifanaga urabane bagikina mu mani. Ya banjama. Aba Piero. Uweruka kumva rero. Abadima ariko ndadimani muske undigana nabadiyara aba Piero n'aba Chabara. Ubwo nari mfite inzu zo kuzakinira uyu mwana. cyane ko subundi byagiye mwaba. Tujye no kwanga uzakinira rero. Ubanza ukavugatinga uzakinira umudugudu. Rero ni ikipe ikomeye mwana. Kumbaza umupango wanje gute siko nabona guri hejuru ya Nyabarongo ntabwo siko Nyabarongo yica suko utandetse ngo nigendere wabonaga nabikuze ntabizi uri hano bishaka urujye kwiyahura se ubwo numvaga nshaka ko ndekana nigendere ndeka nigendere ndeka ujya he wewe warugiye kwiyahura warugiye niki cyo gutuma wiyahura wari wakunda ko gukunda se bigatuma wiyahura umukobwa mwiza nkawe Banza nabyize ndeka nigendere cyahise oyambwira niki cyo gutuma wiyahura Mbabariye nkigendera butuje kunyivangira mu mipangu ngo tembabarira iki se ariko ubundi kumbona ushyushye mu mutwe wabaye iki wandetse aho uri kubona ndi kwishaka kujya naho uri kubona ni mu rupfu mbabarira nigendere mbabarira wambabariye kwera umungu yanyanze niwe narinzi ushaka kwiyahura kubera umuhungu just kubera umuhungu umeze nkanye umuhungu umeze nkawe nukuri kuva navuka sinigeze mbona umukobwa mwiza ukurusha ubwiza musore muso waretse nkakubwira ase wanyumvishe umva musore niwe mbwira nisuku cyuvuna nige nagomagare ntabwo wanyumvishe acakiraga ikisi so twahuye cyagiye kuzi nyine numvaga nyine nari nzanye na baga ngo bigende gute nyine numvaga nshaka ko basinze ukaba uncumbikira njyewe nkucumbikira ni ukuri pe ndabishaka njyewe nkucumbikira ubwo njyewe nitwa Hadison njyewe Hadison nkagucumbikira wowe ukaba iwanjye ni ukuri n'ahandi hantu mfiteho kujya wowe ukaba iwanjye yego basi by'iminsi 2 basi byonyine ushaka kuza mu nzu yanjye ngo tubane ubwo nibyo ushaka inzu yanjye urayizi sha ibyo sinzitaye ese urabona ndajyayo urazi mva mbabarira niwe muntu mwiza muri isi nabonye mfasha n'ukuri kw'Imana siri inzu yanjye ntago yaba umukobwa mwiza nkawe ako sinkibyo ngibyo uri kureba ntarwo wanayinjira sinjye wizanye
sinjye wizanye uyibonye ndakubwiza ukuri ntabwo urayinjiramo mbabarira tugerageze basi sikuntu imeze mbabarira pe icyo nkubwiye ni uko inzu yawe utayizamo ni ukuri mbabarira pe nese ubu navuye mu rugo dore amabaga yose nayazanye ni ukuri ko Imana mbabarira yego byose ubwo rero ukaba warahiye ngiye kuva kuri uriya musore ni ukuri niwe muntu mwiza wenyine niwe wanabaye igihe nari ngiye gupfa wambabariye kwera okay nabishegeye wow none se hano niho ubaye niho utuye no nta dushe mbona gusa ubwo wumva utagira dushe ndi kubona ugira tuwarete ndagutira hariya mu baturanyi wogute isabune nayo ko ntanabonye ngira ntuza noga amazi byonyine ubwo nibwo buzima nje kubamo se ese ubundi umpatirije nguze ngwino ukireje iki cyane no gusinzira ikise hano iki kigoranye sinabwo uri kumva imibu ihari neza ari imibu mane yanjye simwagiye mu buzima bwiza isubundi bito mane yanjye isubundi urasinzira kuko bikemera igihe wasinziriye njye byananiye akagwe nijyamye nisinzira ndabona ubuzima bwanze pe nta gusinzira nta koga nta dushe mana yanjye koga isabune ni danje twaje mu byo kudasinzira byo pe ndabirambiwe kansubireyo